kandi nawe umuririmbyi yaravuze ngo yaje kunkiza gifite inkovu nyinshi z'amahwa n'izicumu n'izimbereri mimba z'urukundo rwe. weho yagukirije umeze ute? iyo Yesu atadutabara aho tuvuka ni habi. hano wadukuye ni wowe w'inyamaswa mu butayu budatuwe ahari hegereye urupfu uzi kurinda bosi we. mureke duhe Yesu icyubahiro wadukuye iyo twavuye. dufite indirimbo imango iyo twavuye ni kure twagiriwe ubuntu budasanzwe. nanjye ndabyibutse nararaga mu marimbi ariko Mana we waraturengeye. dusubije amaso inyuma ibintu byaducanze, dusubije amaso inyuma turara twiseguye imipanga, dusubije amaso inyuma badukenyeza impigi n'ibindi, dusubije amaso inyuma batujyana mu turaro tumeze ukuntu. dusubije amaso inyuma turara ducuramye, dusubije amaso inyuma ibihunyira birara hejuru y'amazu, dusubije amaso inyuma ibintu biza bikava ngo muraho, dusubije amaso inyuma ibintu byaducanze. uriya muririmbyi yajya gusoza neza akava ngo ariko Mana we waraturengeye. murekeraho, yaraturengeye, yadukuye aho tutari kuva, itubohora ingoyi tutari kubahoka. Ezekiyeli wabivuze neza ati ngize umugisha rero nuko umwuka wanderuyeho. iyo muri kumwe ngo umwuka niba ataraguteruye naguterura, niba ataraguteruye naguterura, naguteruye. umwuka ateruye amenya ibijya mbere, umwuka ateruye amenya agaciro ko kuba umugabo, iyo umwuka guteruye umenya agaciro ko kubaha so na nyoko, iyo umwuka guteruye uriyubaha, iyo umwuka guteruye wubaha abandi, iyo umwuka guteruye wimika ibifite umumaro ukimura ibitagira umwuka guterura. umwuka guterura naguterura uzakubona wese azamenya ko hari aho wavuye hari naho wageze. mwuka guterura rero uyu Ezekiyeli umwuka muteruye ngo abone ikibaya cyuzuye amagufwa. iyo umwuka guteruye nibwo umenya ibyapfuye, nibwo umenya n'ibyo wakiza. ubwo umwuka guteruye nibwo umenya icyo wakora, ukavuga ngo dukwiriye kubwira n'abataramenya Yesu ngo hari uruhura, hari utabara, hari ugirira neza abantu bakava mu bubata bwa kavukire bakakira ubuntu Kristo agira ati ata. nuko rero wewe twihuse tukajya ku ijambo, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukire. aba babwirwaga ni bande? nabo Yesu yagiriye neza. Imana yahaye ubutunzi nibwo bari gufata bakajya gusambana. Imana yahaye amafaranga niyo bari gushora bakajya gusinda. abo yahaye kubaka amazu menshi bari kuzaniramo inshoreke bagahemuka. uragira se ngo ab'Imana yeretse bakagenda hari ikibazo bafitanye nayo? reka da, ab'Imana yaretse ibyabaye bikabajyana nta kibazo bafitanye nayo. ubu Imana itewe agahinda n'abo yagiriye neza badaha agaciro neza bagiriwe. ncurangira ngiye kuririmba umurengo nje mwihangane ndaririmba nk'abasaza, ariko kandi nanjye nzi kuririmba, yego ni ibya zamani ariko Yesu w'imbaraga zose arimo imbaraga z'Imana. Yesu w'imana arimo imbaraga z'Imana. Yesu w'imana
araririmba ngo abamumenye bafite amahoro no ku munsi mubi bazakomera. Abamumenye, Petero yari umwe mu babanye nawe. Yesu yasanze Petero yarabatijwe na Yohana. Petero aza kubatizwa, arabatizwa, ariko Petero abatijwe aguma kuba Petero, agomeza kuba umuzerote. Hari umukecuru wagiye kubazwa kwa padiri, ajyana n'undi. Uwo mukecuru yitwa Rasheli. Yari yagiye kubazwa Irambura, ahitwa Irambura. Agezeyo abo bakecuru binjira bombi bagiye kubazwa ngo bazabatizwe. Noneho wari uri kubaza abaza umukecuru ari imbere ati, niko mama, nyina wa Yesu yitwa nde? Ubwo uwo mukecuru abaravuze ngo sinamumenya ndakakwambura. Ubwo nawe utangiye kugira ngo ntabwo nawe ndaramotera inkokora, nguramuyobewe ntiduturanye ntatuye hakurya y'iwacu. Avuze atyo wa wundi wari uri kubaza areka wa wundi uvuze ngo ntamuzi, aravuga rata wo mutubwire ngo yitwa Batanyurwa atuye iwacu i Remera. Ntiyaravuze ko amuzi. Abavuga ko bamuzi bakagombye gusa n'ibyo bavuga. Hari abavuga ko bamuzi ariko imirimo bakora ikagira ite ikabihakana. Ntabwo waba waramumenye koko ari muri we. Hari umuririmbyi wo hakurya waturirimbiye ngo ariko turi muri we turashinganye nidutuze imitima ntacyo tuzaba. Yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, yatubereye ubwihisho, yatubereye ubwegamo, ntacyo tuzaba. Uwaramuzi neza, azi ko nta byago byamutera ubwoba, azi ko nta mwanzi wese wamukanga, azi ko amubereye ubwegamo, ntacyo azagira ate, ntacyo azaba. Uyu Petero Yesu yasanze yarabatijwe. Petero hari naho Bibiri tubwira ko nimugoroba buriraga bakajya ku musozi wa Elayono bakagira bate, bakaririmba. Ariko Petero arinde, ari Petero afite n'inkota y'iwabo y'umuzerote. Petero namugereranije n'abakiga biwacu. Umukiga iyo akubwiye ngo ndagukubita baragukubita. Iyo akubwiye ngo ndakwangaga ubwo abakwangaga nyine. Umugabo umwe duturanye yarasohotse ageze andaravuga ngo ayiwe namugore ngo ubaye iki, ngo ni umujura, ngo ufite iki, ngo umupanga, ngo mutemerere. Mukiga ibyo akubwiye nibyo bakubwiye.